Yes, reka twongere tubasuze cyane tubifurize igicamunsi cyiza nkuko bisanzwe anshuti bakunze Jeune Official aho mutwumva muherereye. Nizere ko mumeze neza cyane abatwumva muri ku mugabane wa Afrika ndetse namwe mutwumva muri ku mugabane w'Uburayi, abatwumva muri ku mugabane wa Amerika. Mwese reka tubabwire tuti ikaze muri amakuru yo muri iki gicamunsi cyo ku munsi wo kwa kabiri tariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2024. Tugarutse mu mwanya mukunda muri benshi cyane, ni umwanya rero wa update rero tuba tuhagezeho amakuru rwose agezweho y'ibikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Imirwano ikomeye rero ubu tuvugana rero tubagiye kubagezaho ibice iyi mirwano irimo iraberamo. Akaro ari imirwano iri kubera hano muri za Rucuro. Imirwano ikaba ndetse mu by'ukuri twavuga ko yamaze no guca ibintu, irimo iraca ibintu. Bimeze bite? Amakuru tugiye kubagezaho ku munsi w'ejoro. M23 ikaba yashyize Roko Defense mu kandi gace. Aka gace nakahe rero byose tukaba tugiye kubikuvira imuzi n'imuzingo. Icyo usabwa nta kindi nugukanda kuri subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera uzajye ubona notification ikubwira ko twamaze kuba duterekaho ikiganiro. Muri rusange muri studio rero mumaze kwimenyera, ndi n'umuvandimwe, ndi n'umuhungu wa Masisi, akaba Sina Makosa cyangwa se umuhungu wa Nyamitabo. Wiriwe neza Sina Makosa, amakuru yawe? Amakuru ni meza fighter. Urakomeye? Meze neza. Amakuru rero ni menshi cyane. Ya amakuru ni menshi cyane rwose, turafite kubwinshi cyane. Igihe kingana n'isaha yose rwose tugiye kuba turi kumwe makuru aremere cyane. Ntucikwe cyangwa se ntujye kure kuko tukuzane ikintu cyitwa amakuru agezweho akomeye cyane. Murabizi muri amasa rwose ntago tujya twibanda mu mfunyamfunyi cyangwa se mu nshamake, aduhita dukubita tubangura kuko twirukanga ari muri update. Nyamara duhere aho bita ngo ni muri Gorpoma, aho bita rwose ngo ni muri Gorpoma. Akaba rero ari muri Gorpoma yaho bita ngo ni Bukombo. Iyi Gorpoma ya Bukombo rero mu by'ukuri ku munsi ubu tuvugana muri amasaha M23 yacanye umuriro, ikaba ngo iri kurasa, irimo irakubita igasya itanzitse. Iyitwa rero ngo ni CMC. Iyi CMC rero ngo ikaba ari umugabo bita Domi Sina Makosa. Domi ngo yahuye n'akazi gakomeye kuri iri zuba, ku zuba ry'igikatu, ngo bari kumuhigisha uruhindu. Ya Domi bari kumuhigisha uruhindu mwabira bice bya za Bukombo. Ubwo abazi za Bukombo hariya bari kugenda mwirukankaho. Ubwo bari kumwirukankaho ariko baturutsanga hazamurimbe. Ko zamurimbe barabizi. Hari umuvandimwe rwose wayo 23 rya twaye turi kuva batwariye inkazi nabitaga amasene. Bira bice n'ubu bikontrola neza cyane. Uburongo bita ndaruhutse Domi ndaruhutse. Ubu ngubu bamucaniriye. Ngo arimara umva uzi kurasa kuri rizuba. Harazaguye ntabwo yabona yihengeka. Ndakubwiza ukuri imirwano aciye ibintu. Drone yacu iri hejuru kunguku. Imeze irya rwose kira kitu cyose irimo iragikurura uburyo kindaruhutse Domi. Barimo kumuzanya makuru menshi cyane muri amasaha mw'abantu. Reka mbabwire ko umuntu tugiye kubana ari buze kumva makuru adasanzwe ndetse amakuru koko ari update masha utasanga handi hantu. Nzanya makuru Sina Mako. Ariko nawe ntubyoroheye. Nanjye noze mbona wikoza muri bya binyangara hara muri za ntuza muri za Rubaya. Ariko ko renzi ko M23 turanga ibibaya ibinyangara yabifunze bite? Turaje nabyo turabigarukaho. Ngabyirwa beca kumva bene mwuka byaramye. So uyu rasi CMC ngo bari kwikubita amajyana amaza imbere n'inyuma. Bayiturutse kuri na kushoto hose ari gukubita. Bari kujya bayikoza hirya bakayikoza no hino bakagarura. Ngo bari gukubitwa izakabwana kane mu fupe. Domi kuko nugaceri yarakibanzemo cyane. Ariko arafite hano muri Bukombo. Fayita yarafite ibirindiro biremereye. Kuko harimo na FDL yari yarahuje nazo kugira ngo bamukure muri Bukombo. Byari bibazo. Ngo byasabye izindi mbaraga. Ubwo nyine haba harimo FDL muri iyi CMC. Burano za Bukombo. Hari ubuce bugiye buyikikije aho bitazarguya na za Shonyi. Ubuce bwose hari FDL zagendaga zihishahishamo. Ariko uziyoboye cyangwa se ubakure bose hamwe
nise museyiwe ari ndaruhutse dome ubu ngubu rero ngo bari kumubundura ewana bari kumukubita amajyana amazi twihute ejo rero nabwo mu by'ukuri M23 yarashe ahantu bita ngo ni Runga aha rero Runga ikaba iri muri groupement ya Tongo iyi groupement ya Tongo naho ejo M23 yahakoreye amasuku ku buryo bukomeye cyane kuko barakubwira ko rwose ngo yahakubise icyitwa umuzarendo yifatanije barango muri ibi bicu bundi ni FDLR irimo ndetse n'abazarendo nibo biganjemo ni imitwe yitwaje intwaro FARDC bo barahunze bavuyemo kera nabanga basigaye bavuyemo kera cyane nabanga bakihagazeho ejo naho yagize gutya ibakubita ibakora munsi na z'amatwi irakubitira babaza yari kugikubita muri Nyiramivumbi ngo byarinze bigera mu masaha y'umugoroba imirwano imeze nabi M23 ikiri kubataganyura ugiye mu mwobo ikamusosoza amati tank yari kujya bahandura ewan ejo byari bicika byari bindi hano mu by'ukuri muri Repubulika cyangwa se hano muri aka gace kitwa ngo ni Runga iyi Runga rero iherereye muri groupement ya Tongo naho ubu tuvugana sina makosa hari suku iteye ubwoba ariko aya masuku fayita yarakenewe kuko ntabwo wajya gucyura impunzi ibice ziratahiramo hakiri utuntu urumva ubundi M23 twumvaga ko agiye hakosora ahangaha ngo muri Runga hano muri Tongo mbibutse ko minsi yashize twababwiraga ko hanga muri Tongo bigeze hari igihe bazaga bakaniye filtera bavuye muri amashamba bakaza kuhagaba ibiturage yego bamaze kuko ngo bafitemo bamane ku benshi bababwiraga aho M23 iherereye kugira ngo nuko bagira bate uko binjira baza kugufifita ubwo rero birasaba ngo M23 ya masuku yakomeze kugira ngo abaturage bari gutahuka basore rwose bari gusorera ahantu heza yabakubise sina makosa ubu tuvugana ngo muri iki gitondo ngo irimo irabashakishiriza mu ntoki ngo abagiye barasigara muri za ntoki iri kubashaka kuko hari ahantu hari urutoki rwinshi hari insina nyinshi hari urutoki rwinshi ngo bari kubashakira mu ntoki ngo no mu bibande urumva ngo no mu mibande iyo ngiyo ngo no hasi no mu bibaya no mu bicokomanga no mu miferegi bose ngiri kugereka aduyi cyo bita aduyi piga aduyi ngo simpatie muda piga aduyi nta kumuha umwanya piga aduyi simpatie muda ukutse umwanzi rwose no kumusigira kanya no ngo nakanye kugira ngo atoragure n'ibirato nyuma yanabitaye bari kubashakisha rero bari kubashaka mbese bari bo barakoresha fighter M23 izi FDL zirimo zose nimara kuzitotora neza ikazikuramo ikahatongora ikahatunganya neza ewa nizabikoza akazi gakomeye cyane mwabonye iyo foto yo muri Rwindi wabonye Rwindi dore ibyo bishyamba naho turaje rira shyamba tugiye kuryinjiramo bira bintu muri kubona biri kubera muri ahirya imbere none yacu bayari kuruye neza ayibonye ahantu hari izo araryo ko mwuka byarama tawa cyo bitumunara Nizingi shyamba zigira umunara leta hari ukuntu hari ivuga itereka tujye gukubita umunara Monisco yubatseyo baka Akwasaga na Monisco yubatseyo Monisco bimeze bite uzikura munara ushobora ko ari wo Monisco yubatseyo kugira ngo igikoreshe Monisco iri mu kazi kose hari muri Rwindi Monisco niyo binyemeje ko mwabira bica Monisco yari afite ahantu hakomeye yerubatse kiriya kintu ntago mpamya yuko ari abantu babonetse bose bapfuye kucyubaka bakiriya kirimo ari rashyamba biri kubera muri rashyamba tugiye kwinjiramo muri imbere ndani tujye kubabwira imisozi iyo hirya za Kabasha ngiyo iyo ni za Kabasha iyo ni za Kabasha burubwo wageze za Kabasha ahubwo baragowe zikwirirwa uryamye muri iri shyamba zikwirirwa uryamye muri iri shyamba ni ikibazo ni ibintu biremereye bisa gufunga roho ni kaza roho n'ugukaza roho bayize FDL ziri muri iri shyamba ntabwo zigereye ishyamba rikazinukira ni ikibazo kubera gutinda mu shyamba ubundi ngo hari ukuntu utinda mu shyamba ngo ugafata umwuka w'ishyamba ngo n'inyamaswa zageze kugeraho zikagira ngo uri inyamaswa aha sinamako twihute rero ku munsi w'ejo nanone turimo turihuta cyane burya update time tuba tuguruka cyane nta mwanya munini tuba dufite nta muda rwose wo kugenda tugira dutya tugira gutya tuganira dutera story wapi tugomba gukubita tubangura ubu tuvugana no sinamakosa bakunze Jeune Official munyemere mbabwire ko ubu tuvugana rwose ejo rwose ni ejo M23
bakaba barapasingishije cyangwa se barohereje icyitwa ngo ni Roko Defense ahitwa muri lokalite ya Katsuba cyangwa se ubwo ni Gatsuba, ubwo ushobora kubisoma ngo Katsuba ariko urumva ubisomye niba turi buvuge ngo ni mu gifaransa, niba turi buvuge ngo iki Katsuba ni mu giswahili Katsuba. So ejo rero ngo aha naho bahashyize Roko Defense, haje hiyongera muri twa duce n'ubundi twamaze kumenya ko ahantu bashize Roko Defense muzajye mumenya ngo umutekano bamaze kuringanyiza ubuhagije, ariko nabo ntago baba ari kure ngo aha rero Roko Defense ntago babiteze ko hari aduyi uhagije ubu gihari. Ubundi fighter system nabonye abagabo basige bakoresha si nk'inyamitaba bura bashobora n'urugero ngiye gutanga nk'ubashobora kuyifata ugasanga muri Nyamitaba mu santere bashyizemo Roko Defense ariko muri iyo misozi yikikije yose harimo abasirikare bayo 23 ku buryo nta na enemy cyangwa se umwanzi wapfa kwinjira muri Nyamitaba kuko abasirikare ntabwo bakunze kwigaragaza cyane. Uzi ko na n'isaha muri Muheto bari kumbwira ngo M23 irimo ariko bakaba batari kumenya ngo bari muri Muheto. Hari umuntu rwose aravuga yari muturage uriyo aravuga ati M23 tuzi kwiri muno atari ku musirikare wayo kumubona ni umuti isakirire ni umuti biragoye ni umuti. Ubwo rero nahangaha bashaka kugira ngo bashyiremo izi Roko Defense ariko n'abasirikare baba bari hafi izi FDR zigenda zigira abaturage zitazagira ngo bashyiremo Roko Defense baragenda nabo bari hafi sha nuko bihagaze rwose Katsuba bashyizeho Roko Defense. Hanyuma sina amakosa ubwo Roko Defense ni inkuru nziza rwose. Dorone nambwe iti inkuru nziza ku baturage hano hitwa Katsuba bamaze kuhashyira za Roko Defense, bivuze ngo yamabandi yirwaga arimo aracyaracyara ubwo akayo by'ijoro akayo kagize gate karashobotse agahuka aho n'umunyutsi. Ikindi ahantu cyangwa se by'ukuri hano muri ibi bice ngo ejo habereye umuganda icyitwa Sarongo rwego rwo hejuru bita Sarongo special. Roko Defense ziheruka kuva dimanche kuva ku cyumweru zari zirimo hariya urumva. Ndabona drone kinkubita ikintu cyitwa amajwi amakuru. Ubwo nuba ngo bamaze kugera bashyize mu Roko Defense batangira gukoresha icyo bita umuganda cyangwa se icyo bita Sarongo, kuko urabona ahantu bageze biba bisaba ngo nyine bigaragare ko hari abaturage, bigaragare ko hari impumeko y'abantu. Nta mpamvu yo kugira ngo abaturage baba ahantu mu bigunda urumva baba ahantu mu bishyamba basa ngo bahakorera amasuku bahatunganye, bigaragare nyine yuko abaturage bahari. Nicyo cyiza cy'Isaro. Hanyuma ikindi abantu mukwiye kumenya sina amakosa uduce bakoreyemo imiganda harahitwa ngo ni Rushege agace kitwa Rushege ni imihanda ya Rushege nawe bita ngo ni wabangi cyangwa se wabangi. Aha rero ngo imihanda bayigize mutongori irerade imeze neza cyane bari kuyiharura bayikoze bayigize icyitwa uburyohe kuva ku munsi w'ejo rwose bakozemo icyitwa Sarongo ku rwego rwo hejuru Sarongo special. Hano mudakanda like rwose muzakora iki kweri tuzababwize gukanda like rwose no gukanda like kuri amakuru nkanga ryoshye gutya bibi kibazo ni ikibazo rwose nzajye mpora mvuga ngo kanda like koko bundi ntago twakagumye kwa tubivuga ariko turabiza abakunzi bacu bo baba batwumva. Ubwo rero nyuma yo gukora imiganda imaze gukorwa nuko burano uvuga ngo hari ikindi kigiye gukurikiraho bashobora kwagiye gushyiraho n'ubuyobozi bw'ibanga. Umva ukivuga kubijyanye n'abayobozi aha byagenze bite amakuru arambwira ko drone yanjye irimo irambwira ko mu 23 yagufatiye umugabo witwa ngo ni Colonel Kazarama. Kazarama iri zina ndumva atari bwo rije Kazarama ntabwo ari bwo bwa mbere rirazwe. Kazarama kano bita Kazarama bayise bamushyira hano muri Tongo. Kazarama Colonel Kazarama uyu ni mu bakera Kazarama no kuvuga uyu mugabo n'igihe cya SNDP yarahari. Uyu mugabo nukuvuga ngo yarwanye kujye cya Rurankunda. Nibyo nakubwira urumva uyu mugabo Kazarama muzi igihe cya SNDP kujye cya SNDP ku bwa Rurankunda yararwanye kuri icyo gihe. Ariko none uyu mugabo ngo yari yarabivuyemo urumva ndabyumva yari yarabivuyemo
yari atuye ahantu bita ngo ni Gisenyi urumva niho akiva muri ibyo bintu by'intambara kirajya haba mixage n'ibiki byose ngo ese yigira ahantu yari atuye ahantu bita ngo ni za Gisenyi si yo mu Rwanda oya ntago ari za Gisenyi ubwo ni ntabwo ni aho sagara yari yibereye uzi ko hari yibereye za Rubavu wana dore singirisi nanjye nari Gisenyi ahantu Kazarama handi yaba njye narindi gusoma ngo Gisenyi nkagira ngo ni agace kitwa za Gisenyi ni Gisenyi muvandi ni Rubavu dore yari yibereye Rubavu ariko rwose yabonye byatangiye kuba umubeya yabonye urugamba rworoshye tayari yamaze kugera uyu mugabo rwose yamaze kugera ihehe yamaze kugera ahitwa Tongo arimo arakora amasuku Kazarama nawe ni wa kera fighter uyu mugabo Kazarama arazwi nawe hari icyo bita ancien combattant uyu nawe yarwanye kubwa Rurankunda rwose muri 2007 yari mu gihe cya Rurankunda n'abantaganda yari ahari Kazarama anakomeye Colonel Kazarama tayari nawe urabyumva ugashobora kuba yabonye abatese fandi ko agiye kumfatana igihugu narahunze uzanzatanga impunzi kweli kandi ndi umusirikare ubundi rega buriya haraye habaga nk'impunzi ubu tuvuga rero sina abakosa update drone rwose ibintu byakaze ni byinshi cyane akubwiye ngo iri kuguya guki drone mbona igenda igukubita amakuru yadondosha ko ndi kubona ngo yewe ubwo rero bivuze yuko nimba nawe agiyeyo ni za mbaraga zikomeje kugira ute kwiyongera ni za mbaraga zikomeje kwiyongera kurumvikana yuko Kazarama kuba amanutse Kazarama rwose kudeshapo umugabo rwose arazwi cyane hano rwose ni umansiye niko mbona umansiye rwose hanza tuyiburekinze inkuru Ola tukaba tuyiburekinze atari ngombwa se katurebe ya ngwiki kabaye ngwiki ko mbona ejo ngo ahantu hitwa muri za Rwindi habaye imirwano ikomeye cyane ra ejo Rwindi M23 yahasenye amazu cyangwa se ibirindiro bya FDLR urumva yahasenye ibirindiro bya FDLR nkara amashyamba ubundi ngo hano muri Rwindi ngo na hantu FDLR yumva cyane ari amashyamba yabaye mu ya za Rwindi hano za Mabengi hariya muri biriya bice yarahabaye cyane ku buryo ngo M23 kugira ngo ibamaremo byabasabye ko bajyana icyitwa special force yo ku rwego rwo hejuru abanyabushoka urumva sinamako yakujya ngo iki drone aho ngaho zirakubwira ngo iki ejo ko byari bitoroshye imirwano riri hariya ari njyana mu ejo M23 yakoze akantu hano muri Rwindi imibare aba FDLR bahaguye ndabona hari kugaragara imibare y'abarenga 60 baguye hano hantu gwiki ko numva byakaze ko numva byahinduye isura abanyabushoka bari bagezeyo abanyabushoka binjiye mwari rashyamba bararicengera bajya guhigisha FDLR muri kugeza igihe n'ibirindiro babishwayagurije mvaro ntago byoroheje nimba babanyabushoka binjiye muri iri shyamba bakaba baryinjiyemo sibundi baritwika kariyo yayo
iri shyamba baritwitse ntibyaba byiza kariho n'izi FDL zagiye zihenengera muri ibi byatsi kariho zavamo iri shyamba ntabwo baritwika kariho zavamo neza ntabwo byoroshye ejo rero sina amakosa tugaruka hano muri za nababwiye iyo turi muri update time tuba dukubita twihuta tubangura amakuru arega bazari menshi ejo rero mu by'ukuri ku munsi w'ejo hano muri hano muri Kanyabayonga ibintu naho ntabwo byoroshyeho bari kurwana n'ubu tuvugana imirwano irarimbanije drone zimeze zitya drone zanjye zirimo zihagaze gutya zirimo zirareba ziri maso amakuru mfite nuko ku munsi w'ejo noneho ngo abarwanyi baba mayimayi ngo baje kwataka M23 ngo baramaze iminsi ari mu masengesho byabo igirwamana byabo ngo byabategetse kwambara inshocero uzi inshocero bambaye n'ibyo biti nigi buza amazina uko mbyita inshocero ngo nugukenyera amashara ubwo na amakoma bari bakenyeye amakoma karamba byita malembelembe bari bakenyeye amakoma urumva ibintu bashagari bamaze kugukenyerera amakoma nibyo bita imitsina bafite n'ubucuma bagenda bajegeza n'ibicikiciki ibintu byari byakomeye bamaze kujya kurwana ukajyana n'amacikiciki sha muri bitangaza bazarenda we ngo n'ababarozi babo bari baje ngo bari babategetse kwambara ibishwanyagure vrema kugera ngo nibwo nk'amasasu ngo ntago bagomba ni mayi ngo bagombaga kubarasanga amasasu akaza bari bambaye ibintu by'ibinigi n'ibihivu bagiye biyambika ukuntu ibindi bagenda babikenyera nk'ibintu by'amahagiro nyine kubyumva nawe urumva bagiye bambaye ibintu mu mutwe nawe wabara ukenyera n'abasazi urumva zare umuntu warwaye indwara mu mutwe ukuntu aba ameze agenda mu muhanda ameze ariko wa undi nyine byarenze burya agenda atoragura ibishasha bikenyera yambara igikweto kimwe gicitse yambara ikindi kidazana ikindi nareba uburyo bameze ngo nabone ko bari baje bameze n'ibicikiciki bagenda bazunguza ibicikiciki urumva ngo ntabwo byaje kubagwa amahoro ntabwo byaje kubagwa amahoro ntabwo byabo ngo rero babwiye ngo nibumva ngo M23 ngo nitera morale kwa kundi ngo ibiri kubarasanga ikagenda iratera morale ngo bo ngo ntibavuge baceceke ngo ntibavuge mbese ngo nukurwana buhihima uzi kurwana ariko abantu nabanyamitwe kwaro kugira ngo bashirire ku rugamba abarozi nabagome ariko ngo ari n'ukuntu ngo bari ngo kurwana ngo nta kuvuga kurwana batavuga sinamako uzi kurwana utavuga uri komanda ugakomandinga urugamba utabona utabwira abantu ngo musubire inyuma cyangwa mwatake urugamba warutsinda ariko ngo ari n'ukuntu ngo babahereza condition urumva iyo niyo condition bari babaye yo kurwana batavuga oya dingo rero n'izindi bababwira ngo bakababwira ngo ntihagire umuntu urya igihaza urabona ibihaza ntihagire umuntu urya imineke urumva ntihagire umuntu urarana n'umugore we aba baganga bari kubahereza abapfumu urumva akongera ngo murareba ukuntu bimeze ngo turi kubireba guhera iri joro tujye kurara mu kaburi mureba hano hari irimbi turaremo kuva nimugoroba kugeza mu museke tujye gutera urumva ngo bagerayo ibintu bijya bibabaho ngo iyo bakubiswe ngo bajya baza ngo umuganga akababwira ati ese byagenze bite bakajya ngo muri mwe bwari uwishe kondisiyo urumva bababwiye ngo barwane batavuga uzi kurwana utavuga umuntu baramumena ntiwabona ukuntu babwira ngo basubire inyuma mu wa 23 ngo ejo yabakurasiye agahugahura n'umunyutsi sina amakosa ndakurahiye babakurasiye ivumbi riratumuka none se muvandi ko umuntu yakubeshya rimwe yahora kubeshya aba bo kubabesha buri gihe rwose bo bamaze kubimenyera aba bacunnyi bazagerwa babesha buri gihe abacunnyi barabacuniye ngo Kanyabayonga ntabwo bazayinjiramo ari ukwinjiramo baba no kwibasohoramo amayimayi bagiye babyize none ngo babarashe ngo barabarasa umugani wa muvandimwe ati kubita utababarira babakubise my friend uriya ngo ibyabapfubirwa n'abapfumu pe ubwo kandi ngo uyu muganga
ngo baba bamukubise igifurumba cy'amafaranga ubwo burageze yababwira ngo iki abavuyeyo buriya ababyeyi ngo muri mwese sinababujije kurya ibihaza ngo iyi ntihabuze uwakiriye ati hari n'igihe ababwira ati none mwarebye neza utuntu mwari mwambaye nta muntu n'umwe wagataye ngo isanga harimo n'abakenyeye n'ibihu isanga harimo n'abakenyeye ibihu hari akasi ati murebe neza ku mpu mwari mwambaye nta rwoya rwahavuye ati ariko nko muba mwishe ngo buriya ngo abasaza babita abakurambere ngo hari nk'umukurambere wambwiye ngo muri ba bandi bapfire ku rugamba hari wari wamaze kwica itegeko niwe mpamvu urugamba rwazambye n'abandi bakikiriza nyabuna yewe ngo ubutangi bw'amareshwa byinshi koko rwose ngayo nguko rero urumva ko abamayimayi nyine bakomeje guhura n'uruva gusenya ariko se koko tuvugisha ukuri isasu ku birozi barwanye batavuga ariko nyine byarangiye finally bigenze bite akagozi gacitse pole sana nguko uko ibintu byagenze rwose pole sana pauvre mayimayi ubu tuvugana no hano muri Kanyabayonga nanone ngo imirwano imeze nawe ngo ikintu cyitwa sharing izo zirimo ziraca ibintu ku mpande zombi barasa kimwe M26 nayo irasa bibiri niyo gahunda ubundi niyo target bafite nta mpuwe ni nakana gato kuri enemy cyangwa se ku mwanzi kari hatarira ubwo hari muri Kanyabayonga moto osopera ni muri Kanyabayonga moto osopera kabisa kombona ibintu byahinduye isura ariko indi nkuru rero fight ngabazarendo umukuru w'abazarendo bose ari Kinshasa burya yagiye gutanga kisa none ni report ngo nawe ngo nyuma yuko ministre w'ingabo umugano w'amuvano ngo ni report ngo ya masasi ya Majeruwa yagiye gutanga report ya Majeruwa report ya Kiwanja na Majeruwa nta report yagiye gutanga ahubwo nyuma yuko bita ministre w'ingabo Ruhukana yagiye yivugira ati report ya Rusasi na Mazaruwi uyu Kabongo ngo yaje ari gushimangira ibyo abayobozi bandi bavuze yuko izi wazarendo zigomba kujya kuri centre de formation rumva uyu muzarendo nawe ngo yavuze ngo ntaho barajya ntaho kujya ntago ngo barajyayo rumva uyu ngo ne ukura abazarendo bose muri Kongo rumva ngo yavuze ngo abasore bo muri Nord Kivu ngo babajyana Kamina fighter urumva bagezayo ngo bagatotezwa urumva ngo bagatotezwa bari gutozwa n'abasirikare aba bakatange n'abakasaye ngo none bavuze ngo aba bazarendo ibyo kuvuga ngo muzabajyana Kamina base mwibagirwe aho bazajya abazarendo bari Karungu ubundi umuzarendo iyo bamujyanye ngo mukizare iyo bamujyanye muri FARDC iriye ngo baramutesa oya ngo n'imirwano ngagaruka yarahindutse ngo ntabwo abakirwana nango abatikoraho aba yararegeje nk'ameze nk'umusirikare nyine ibyo kurinda umuzana by'urugamba ntabwo abayikoraho muri terime za gisirikare babyita kuregeza nawe arandura ahita yandura rwose byo kurwana reka umuvandimwe yavuze ngo we numvisha n'ijwi rye we ng'ikintu kiri gutuma ngo atemera abazarendo kugenda bajye Kamina ngo bageze Kamina ngo bamwe ngo bajya bagira abasivile ngo bakabya ngo bakabaka imbunda bakabagarura abasivile bakaba degrada bakabagarura ngo bakabagira abademobe none ngo ntaho bazajya ibintu ngo gisege atari kwigira ngo bazarendo ngo bajyane ngo kuri training ngo bamenye ibijyanye na gisirikare bavuze ngo ntaho bazajya kugeza igihe bavuze ngo aho kugira tujye muri FARDC tuzajya twigira muri M23 dusigaje iminota igera kuri minota 10 dusena amakozo dusigaje iminota igera kuri 19 19 gusa siga ariko damenya ari kiri 20 minota 20 turaba ni 20 dusigaje iminota Iminota 20 dusigaje 20 impamvu rondi kugira ngo nkwibutse turi muri update ahubwo dushaka tweta twihuta tukigira muri ya nkuru yo mu Rubaya abahungu bashiriye muri Rubaya abahungu b'inyamitabo bashiriye mu Rubaya ese bamazwe n'iki abantu badakurikira nk'aya makuru sera makuru bimeze bite kabaze nasoza inkuru abazarenda ariko mazarenda buriya
ndabakunda cyane hari aho ujya bangira ko hamwe nk'abakunda ngo bavuze ngo kugira ngo bajye muri Farides ngo bakwigira muri M23 ko se bura ntabwo uri uzajya gushingura ra ntabwo uzajya gushingura wa mushuti wanjye hano burasesi baramushingura za muri za Nyamitabo bagomba kumuzana Nyamitabo nagombye kujyayo nkajya kubafata mu mugongo nyine ndikorera nuko gahunda harazi yifashe report ya Mageru None report ya Mageru nigenda ndi gutanga report ya Nyamitaba pale sehemu za Nyamitaba wamubonye mwenyewe to abonye mwenyewe sha ati ni report kunkumura ati noneho barayisiba yavuga ndi mu mwanya wawe yewe yagarutse rwose bayita niyo ngikubya kuri ibyo bazarendo rero ngo nabo bavuze yuko ibyo kujya Kamina mwibagirwe Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ibyo utekereza kuri abo bazarendo kuvuga muzabajyana Kamina base ntabwo birimo iyo nkuru ndayitangaje habirimo ntabyo baba arabari Kanyabayonga yaba arabari muri Masisi arabari muri Goma abari muri Kivu y'Amajyepfo bavuze yuko ntaho bazajya ibintu mwivugisha ngo mugiye kubigisha igisirikare barabya ati namwe ubwanyu muri abasivile hanyuma muratwigisha igisirikare ute ubwo rero ngo bavuze ngo bya bindi mbwo mujya mubashukashuka mukabajyana Kamina intwaro mukazibaka mwaza mukabashyira mu ndege mukabagarura mukabahereza za hene ziya zipimiro 15 ngo nizo zigiye kubasubiza mu buzima busanzwe nabo bariye Karungu bavuze ngo ntago turabyemera ngaho guko umvuga ibyo bazarendo fighter ugize amahirwe bamuhana iyo hene ibiro 15 ihene ibiro 15 uzi ko ya masake tujya turya abarengeje ibyo biro mwami ndagusuje mwami di shuti wanjye hari muteyambo kabisa uvuze ibintu bijyanye n'isake tanibuka mwami ni umuntu w'umugabo mutarabo kabisa ndamwemera rero twisimukira muri Masisi duheruka ngo ibinyangara byarafunzwe ese koko byarafunzwe cyangwa birakora ibinyangara ibirombe birafunzwe cyangwa birakora twebwe tuba twanabigezemo imbere twaninjiyemo amenya se twaba twagezemo ryari mu buhe buryo hariya mu Gakombe nuko ikinyangara cyisha abantu benshi cyane hano Gakombe muri Gakombe ubundi abatsimba bayita mu Gako ni mu Gako ubwo barahina mu Gako ariko ubundi ni Gakombe iki kirombe kiravumye cyane kino kiri munsi yara umwangacucu yarafite navuga ikigo munsi ya SMB MH niho ngo haguye abasore benshi cyane ndetse harimo n'abazanyamitaba bamaze kugwa muri iki kinyangara ahubwo turibaza ko batubwiye ngo kirafunzwe koko kirafunzwe cyangwa kirakora iki kinyangara kirakora biragoye rwose tute kujya tubesha uhise wanzura ko gikora kirakora iki kinyangara kirakora iki kinyangara kirakora n'inyangara ko wafunga ibitunze abaturage nanjye naribajije fight buri abaturage bano mu Rubaya banakwica ubwo se ubwo nizihe mpinduka wabo bazanye uzimyigaragambye ariko habaye wagifunga iki kinyangara uzi yuko bari kukubwira ngo aho kugira udufungire iki kinyangara washobora ukagenda ukarekanya turazikazi zikadukubita gatute ariko tugatsimba bagatsimba buriya fighter aha Rubaya utari umutsimba abaro bitumurokatera murokatera no wikorera imari utikorera imari uburu wo kuregeza umurimo mwiza no wuhe ari ukuregeza umurokateri no kuregeza abo kuregeza nibo bakora umurimo mwiza umeze ute nyine no iyi mari bayikura mu cyobo ivanze n'ingwa urabona ingwa ubwo rero aba bo kuregeza nibo bayisobanura mu mazi haba hari icyo bita ibinamba urumva ibinamba ni ibintu biba birimo amazi y'amazi noneho nimwe bashyira
navuga nimwe bashyira yangwa ikisobanura imari ikisobanura na yangwa ikisobanura aba rero babitaho kuregeza urumva ubwo rero n'umuturage wundi utinjira hano mu Bushimu ateka ibyo kurya bya biryo by'amagendo urumva akabitereka hariya wamutsimba akaza kubiguriraho akabirya umurokateri akaza akagura akabiryaho n'umuturage wundi wo hasi iyi mari arya ku mafaranga yayo kubera iki nyine urukumva weho uri umuturage urumva uragenda ukagura ibirayi byawe n'isogo n'ibishyimbo ukabiteka wamara kubiteka ukabijyana hano muri iyi kariyeri aho batsimba babatsimba nabo barokatera muri ya mafaranga bakoreye urumva bakaza kugura ibyo kurya nose urumva we ya mafaranga y'imari utariyeho yariyeho ubwo rero kuvuga ngo bagiye batubesha ngo ikinyangara kirafunzwe ni ukubeshya ariko ntabwo ariho harya nibo babitangaje ra mva shabwo se ntabwo tujya tuvugana n'abariyo bakatubyaho kugira ngo tujye tuvuga byose ntabwo uzi umuntu umerutse kuvugana nawe kandi ni umuntu wa ndani ati sinamakosa ikinyangara kirafunzwe baza niba gifunzwe ni gute gikora kandi gifungwa ariko ubundi ufunga imari mu buhe buryo wenda ahubwo hari ukuntu wagabanya imikorere ahubwo iriyongera niba watemaga 2 ugatema kimwe ugahita utera 2 byihorere fayi reka nzenge mbabwire ngiye kuvugisha ukuri tubwira ni bande baguye muri iki kinyangara kamanze kugira ngo mvuga baguye muri iki kinyangara manze nashyira ukuri ahagaragara umenya umuceri ngiye kumena umuceri simuyavuga ibyamuventura ntabwo njya mbivugaho none ndaje ibi binyangara M23 nibikontorora 100%. None se nibicu irinza gace ariko harimo barwemeza mirimo bura bari kwicukura n'ubundi bisanzwe kandi barahakanye ngo birafunzwe reka njemene umuceri none se bivuze baravuze ngo birafunzwe ariko umuntu ashobora kuza rwemeza muri iki kintu narakivuze avuga ati mfite amafaranga iki kintu narakivuze turasora iki kintu fayita narakivuze ngiye kugisubiramo naravuze ngo kubwa M23 nta mwanya ifite yo kujya mu binombe giye gucukura ariko kumbya ngo aba bakiraho muri Rubaya ntashatse kuvuga amazina ngo urayifashe ubafungira ibinyangara ngo bahagarare bana kuzirika kandi bari ubugomba kubatiza kubemerera bukira kitu cyabo kugira ngo bagutize imbaraga bo bakubwira ngo banagumura n'abaturage rega babonye ukomeje kubabangamira cyane rwose nose nimba uyu muturage sibyo hari uzi kuvoma n'amazi kuvoma amazi gusa bikagutunga ugurisha igaro ry'amazi hariya mu binyangara kugira bogeshe iriya mari igaro ukagenda ukarigura niba nk'ibiceri 2 bya 200 wajya kurigurisha ukarigurisha 2,000 bagiye bari koza imari igaro kurikura mu centre ya Rubaya uyijyana muri kariyeri mu binyangara bona amafaranga menshi cyane hanyuma ngo umuturage utunzwe n'aka kazi ngo ngiye gufunga ibinyangara na munagani arafunga gute ibi bintu nanjye ntabwo wafunga imari rwose ibyo bintu gusa wafunga imari ukavuga ngo ni imari ya Nyagasani ni imari Imana yabihereye hanyuma ngo ugiye gufunga abaturage se babaho bate iki cyo rwose sinanakibashigikira pe ariko ubundi iyi Rubaya murabifunga n'ubundi abazungu bazaza babirye giseke dubuni ibyo ari kubetinga hirya no hino none abanyamakuru niba giseke byarajyakishura abanyamakuru tutabara umubare wabo hano mu by'ukuri kugira ngo bakomeze gutitiza M23 uzi ngo yabahaye ibivuye none nyine si mwari amabuye se yawe we ujya ngo mwanga cuca arafunzwe ujya ngo afungiwe iki no ujya ngo sara amabuye ari kuzira bura babonye bamufunze bura gukora bira binyangara byose baracukwe icyo gihe ngo baracukwe byari bya mwanga ncucu hariya hose hariya aho bita Gakombe Muderi aho bita mu Gasasa uyu mugabo ko numva yari afite imbaraga zitamufunga se ahubwo zitatuma bamufunga byagenze bite uragira ngo gufunga kwe na Amerika byitambitsemo birananirana ugira ngo byari byoroheje ntabwo byari byoroheje uyu mugabo yari umugabo ukomeye ufite ijambo urumva uyu muntu ufite amafaranga nk'aya ntabwo wamufunga ufite ibinyangara kandi bikora neza bikubiye umva fayita tujye tuvugisha ukuri sibyo none se wowe uyu ko hano muri Kongo tuzi ko umuntu ufite amafaranga adafungwa sibyo atanga amafaranga agafungurwa
ugira ngo umwangacucu kuba afunzwe nuko afite amafaranga arayafite ahubwo baravuze ati uyu mwangacucu tumurekuye urumva ashobora kuba yakwihuza nayo 23 noneho bijyanye n'amafaranga afite agasukamo aramutse asutse bira birombe muri 23 noneho n'icyo bagerayo urumva ngo bankeze bahise baziboroka gufunga mwangacucu byabaye nkaho bari guhima M23 nyamara naho yarahuriye nayo ubwo yari ibereye mu bijyanye n'ubucuruzi ngo sha urumva kuri muragenda umenya gusesengura muri iyi minsi rwose kugenda ndakugura ka mukobwa jana oya ko karakenewe usigaye rwose uvuga utuntu nkumva wabishizemo icyitwa logique no gutekereza ubwo ryo nakubwira ngo imwangacucu baravuze ati uyu mwangacucu aramutse ahuje imbaraga nayo 23 igihugu rega yari n'umusanateri umwangacucu sanateri yari umuntu uremereye mu gihugu ubwo rero nubwo nyine bamuhoye ubusa bakamuhora yuko wenda aho akomoka nuko ameze ariko ubundi mwangacucu ntaho yarahuriye n'ibi bikorwa bya M23 usibye kugira ngo bamwake ibi birombe twavuga yuko nk'ababanda yishimiye urumva nibo bamugiriye ishyamba kugira ngo bamugambanire kuko nk'abanda yishimiye no bagiye gutanga report ngo aha muri SMB haba y'intwaro ngo M23 igiye kugira ngo yashinga icyama ko M23 ibuze intwaro ku buryo ari kujya gukoresha izo muri SMB urumva uyu mwangacucu yari afite abibita abapolisi bazwi no muri leta abantu bacungaga ibi birombe bye ariko nyine yarafunzwe ari kugira ngo barebe yuko ibirombe dore ko waratsindiye n'aya masoko buri rubaya yose masoko yaho nibo bari barayatsindiye ubwo rero kumufunga byabaye nko kugira ngo barebe ko ibi navuga ibi birombe bya Kongo yabyigarurira bakajya babikorera mu byo bashatse byose aho wagiye wumva aba bazarendo bagenda babyigabiza abazarendo no bagiye bigabiza ibirombe nyuma yuko umwangacucu afunzwe kuko niwe bari nyirabyo akimara gufungwa ni abazarendo batangiye kubyigabiza barabyigabiza kuko nta muntu wari ufite ubushobozi bwo kwinjira muri ibi birombe urumva n'undayishimiye urumva abadepite ni bandedi badepite muri Rubaya baseninga Innocent urumva aba ntacyo babaga bavuga kuri mwangacucu yari umuntu uremereye cyane niyo mpamvu nibyo nandi bya fighter rero ntabwo M23 njya ahubwo ikintu naba nshatse naba narabonye yakoze gufata Rubaya ni nko kwihimura kuri leta ya Kinshasa ibabye ati mwangacucu ari yifitiye ibirombe bye urumva yarabitsindiye murangije murabimugomwa muramufuga mumuhora ubusa natwe reka tubibagomwe natwe reka tubifate urumva kwitiyo nkuru va hari yindi nkuru ingeze ari update breaking news kubitubangura nze ducuncumu ubwo nibyo nari kugira rero nuko ibinyangaranga mu gakombe hagwemwe abantu batari bakeya ndetse hakaba harimo abasore babiri bo muri Nyamitaba rwose harimo bita Duguda mupenzi Duguda yarazwi cyane ara mu mudugudu hakaba n'undi muhungu wo bita wa Sebirere nawe rwose wahagwe bita uyu muhungu bamwita Ndedi wa Sebirere bamwita Cyubahiro rwose Cyubahiro nawe yari uwahanga Nyamitaba mu centre abasore babiri nabo bakabaguye muri impanuka yaberangaha mu Kinyangara cya Rubaya fight tubifurize kuruhukira mu mahoro baruhukire rwose cyo bitaripu reka tubabwire rwose ngo reka tubwire imiryango yabo yihangane turababwira bo ntibabyumva bamaze kugera mu byukuri turihanganisha imiryango yabo nyina murumuna w'Cyubahiro ari kunyandikira kubyati rwose ibi bintu byatubayeho nuko nguko tugomba kubyakira ariko urumva ko hariya rwose ibintu ntabwo bikomeje koroha naka na gato ya fighter nguko rero uko ibintu bihagaze sina makosa rwose dushyira mu Kongomani se bumushaka ariko igihe kimushakisha ndabanza nce hano mu byukuri muri ibinyamakuru nabaranganyije amaso mu binyamakuru umugana wa muvandimwe nsanga byakujeje ibaba muri wino birandika byanditse ko ngo uwitwa Joao Lourenço perezida wa Angola Joao Lourenço ubwo yasuraga icyicaro cyakoreraga mu muryango cyangwa se ahantu muri za Sadeke aho bita ngo ni Botswana yemeje ko ingabo z'uyu muryango zigiye kongerwamo izindi yahageze se umuvandimwe ndabona yahageze halo ko yihuse nta kibazo ngaho ukunda yigaruka
tugiye kuguhereza iminota mike kuko ndabona amasaha yadutwaye wenda mu minota 5-6 duhereze update duhereze muri Goma gusa wenda utubwire uko muri uwo mujyi byiriho kuko natwe ahangaha dufite amakuru menshi cyane. Mu by'ukuri hano muri Goma ni ibintu muzi yuko mu gitondo n'ubundi hahoze hakekwa ikintu uruntu ahangaha n'ubundi birabaye muri axe za Sake bari gukomagurana Sake rwambikanye mu by'ukuri imodoka za ART zatangiye kuzana imirambo hano muri Katindo mu kanya bagerageje kurasa mu gitondo n'ubundi bakomeza barasa twa roncingi twa requirements za BM bakomeza barasa nyine barasa hara kwa Madimba M23 ikomeza ibihorera yabasubiza mbo bagiye barakomeza baradivasinga buno ntabwo strategy bari gukoresha aho izira ntwaro zagiye zifatirwa ibifaro bikaraswa byakomeje bigoma hariya za Mugunga bakarasa bari hariya ku Mugunga abadivansije rero badivasinze barakomeza baragenda bagera kwa Madimba niho basanze ambushi ya M23 ibamanura nabi irabakekagura yewe yabatemye mu by'ukuri na n'ubu imirambo noneho yatangiye kuza byandi twavugaga ngo Goma ngo imirambo yatangiye kuza iri muri Katindo hano za drone ziracyaguruka ziracyagurukana n'ubu mu by'ukuri hano muri Goma indege z'intambara ziri kujyana minisio cyangwa ubufasha bw'intwaro n'abasirikare buracyari kugenda mu kibuga cy'indege harimo n'isirikirasiyo z'indege z'intambara tuna drone hano mu mujyi wa Goma mu kibaya naho bagerageje ariko bari kurasira hano OPRP ntabwo bo bari kwadivasinga ntabwo bari kwataka nyuma y'uko bumvishe Sake byabakomeranye ariko ahandi hano mu mujyi wa Goma abasirikare ukubona yuko bagiye muri bice bya za ruguru cyane ugeze Kabutembo nta basirikare benshi bariyo bagiye hejuru cyane kuri OPRP batumbagiye iyo misozi bagiye kwa Mwami n'abaturage bo muri kara gace yuko hari abaturage hari mu Munigi aho mu Bakumu bose bamanutse barabakumu bose bamanutse baje mu birere mu by'ukuri umugwi ufite ubwoba isaha n'isaha uribona yuko ikirere kinatameze neza indege sirikirasiyo ntazo iracyakomeje kubura mu by'ukuri ahangaha nta cyizere gihari ubona ko abaturage rwose barigunze cyane urabona Monusco yatangaje yuko 7,000 ari byo bimaze guhunga muri iyi mirwano imaze kuba 1,000 byose udashizemo Rucuro udashizemo na Masisi iyi Goma ukafata Minova Goma ukafata Bweremana muri Goma na za Minova honyine amaze kuvamwe 7,000 bari kwerekeza hese bari kujya bari mu makambi bari kwerekeza mu bice bya Bukavu abandi bakerekeza mu bice bya M23 yafashe hari akantu ngiye kukubaza umbwira aka kantu nk'umuntu baho ngaho nimba ari ukuri hari amakuru angeze yambwira yuko ngo hari abanyegoma basigaye bajya muri izo nkambi nabo bari gushaka imisahada ngo ugasanga bigize impunzi nibyo cyangwa ahubwo nibo basa naho bafata imisahada cyane uzi yuko abamaze nk'amezi 4 badahembwa bahungiyemo hari abamaze igihe basa naho nabo ntabwo bahembwa bamaze amezi 4 badahembwa uvuga imisahada hari abatabyumva ni imfashanyo bamaze iminsi badafata izo mfashanyo nabo bari kurira batakambira za Caritas za UNICEF kugira ngo batabare kuko imisahada ijya mu nda za baraba perezida rega buri aba basangira na ba maire de la ville n'aba uriya ntibigutangaze yuko nakira umwami arya kuri biriya biryo by'impunzi
nayo ubwo nyine kugira ngo baze bemere kubasinyira hari ukuntu babaha icyo bita bitugukwaha. Mu by'ukuri ruswa ni nyinshi cyane ahangaha. Ariko se none nk'umuntu uri aho muri Goma, iyo umuturage ufite nk'imodoka ye, afite igipangu cye, afite uko abayeho, akajya kuryamira ziriya mpunzi ziri za Mugunga, za Kanyarucinya na za Rusayo, akajya gufata utwo dufaranga bakagombye guhereza ziriya mpunzi, ese abantu bari aho ngaho ntabwo babikurikirana ngo barebe icyo babikoraho? Nta kintu babikoraho. Twebwe ruswa hano byabaye nk'umuco, ntabwo ni umuco. Kurya ruswa ni umuco, ntabwo bihanirwa, nta nubwo binagayitse. Nicyo gituma wumva n'abaguverineri abo ngabo n'abadepite bamwe na bamwe birabatunze. Abadepite ngo ari ukuntu rwose ngo bafite nk'amajeto nka 50 muri iyo nkambi. Rwose cyane twebwe hano ntabwo za ruswa muri Goma, Kongo yose ni ikintu cyagize kidateye isoni, ni ikintu ni nk'umuco n'umuco. Yego. Ya ubwo rero mba nta yindi update watugezaho iyo. Noneho rero urabona kwishwa hano muri Goma bisa naho byimukiye mu yandi ma province za Ituri, za Butembo, abantu batangiye gupfa cyane. Batangiye gupfa cyane kandi bishwe. Izo ni mu ntara zirimo guverinema mu by'ukuri iri gutangira kugira crise humanitaire cyane, kuko abantu benshi bashize muri Ituri cyane. Kandi guverinema ni ihari, kandi nabo bazarendo noneho ntibahari, nubwo bavuga ngo ni bazarendo bica abantu, urumva rero ni guverinema yica abantu. Mu by'ukuri nka za Beni hapfuye abantu hafi 41 barenga. Za Ituri abantu 200 bari kurenga bapfuye. Umva rero Gisegeti n'ubundi akomeje kugira crise humanitaire, buri bantu bose, igihugu cyose gisa naho cyangiritse. Ya turagushimiye cyane muvandimwe. Murakoze cyane. Fighter rero umva yuko noneho nasake hari kwa Madimba rwose ngo ari gukorerwa nk'ibyo imbwa harya aboneye ibyato. Ari kuhabona rugo imbwa haboneye ku mugezi. Ya ndabona amasaha yagiye, sinzi nkuru wari uri kukitubwira nimba wayisoza cyangwa se nimba twayigaruka muri update ya nimugoroba, sinzi. Ibyiza ni ukuyigaruka mu masaha nimugoroba, kuko ndabona ngo Jororenko ngo n'amagambo ndi kubona yatangaje ngo uko bagiye kongera ngo ingabo muri Sadeke kugira ngo imbaraga ziyongere muri gahunda yo guhasha uyu mutwe wa M23. Nyamara uyu mugabo ni ufite inshingano zo guhuza FARDC ubutegetsi bw'Kinshasa na M23. Nose uyu mugabo abasirikare be baba muri Kongo. Ibintu byageze mu mafaranga. Ngewe ndi kubaza uyu mugabo, uyu president, abasirikare be bari muri Kongo. Nekareka none se ubwo nyine ari gushuka Central Africa na za Malawi na za Tanzania. Agari Central Africa na Afrika y'Epfo. Ni Afrika y'Epfo. Ubwo kugira ngo abakomeza abashuke bohereze abasirikare babo. Nose niba abasirikare be batariyo kumva ari kuvuga ngo bakomeze ngo bakaza ingamba abeka atari kubohereza. Ikibazo abya ngo umwambi woshe umuheto bitazajya. Bitari bujyane. Hari umwambi woshe umuheto n'umuheto woshe umwambi. Umuheto woshe umwambi n'abari kuboshya. Ngayo nguko rero reka duhinira hanga rwose update zacu, ubwo ahubwo tugende tubategurira amakuru y'umugoroba. Ubwo amakuru yacu y'umugoroba rwose turaza kuyabagezaho. Nizera kandi ko ari buze kugenda abanezeza, tugiye kuyategura neza ku buryo bukomeye cyane, hanyuma rwose tuze kugaruka tuyabazaniye. Wakoze cyane Sinamakosa. Wakoze cyane Fighter. Ubwo naho mu masaha y'umugoroba Imana ikomeze kubarinda kandi bane namwe like ndetse na share ni ingenzi. Ciao ciao.